Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Ku mazina nitwa Prophet Ezekiel Mfitumukiza. Ni umukunzi wanyu bakunda ibihe byose kandi bahora ubasabira imigisha y'Imana y'amajya n'amaza ngo ibazeho. Umva ihishirirwa noneho nkuzaniye muri uyu mwanya ry'Imana yampaye. Ni ijambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 54 ku murongo waho wa 15. Ngo ahari bazaterana ariko si njye uzabateranije. Hari igihe bateranishwa no kukwibazaho ariko Uwiteka atabifitemo uruhare. Hari igihe baterana bakugambanira ariko Imana atari yo yabateranije. Hari igihe baterana ngo bakuroge ariko atari Imana yabikoze. Ahari bazaterana ariko si njyewe uzaba ubateranije. Ahari bazakuvuga ariko si njyewe uzaba ubikoze. Ahari bazakurwanya ariko si Uwiteka nyir'ibihe uzaba abigizemo uruhare. Haleluya. Ndagira ngo ukomere mu mutima wawe intambara zose urimo uracamo uyu munsi. Haleluya. Ukomere ku Mana. Imana nubwo urimo ubona wagira ngo yagusize yakuretse, iracyagukunda. Ngo ahari bazaterana ariko si njye uzaba ubateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. Amen, amen, amen. Ndagira ngo nkubwire ijambo ry'ihumure ry'imbaraga. Ni umugambi mwiza Imana igufiteho. Ni isezerano ryo kurindwa nayo igufiteho. Bareke bavuge, abaguca intege bareke bazice, abakuvuga bareke bakuvuge. Barimo barakwamamaza, baragukorera public, barimo barakumenyesha n'abandi batakuzi. Ariko ijambo nkuzaniye uyu munsi nuko abagufashe ijambo, abakuvuzeho, abo bazagwa ari wowe bazize. Abo ngabo bazahomba kubera wowe. Abashaka kunguka nibinjire mu iyerekwa ryawe. Uyu mugoroba muri iyi weekend nziza cyane ndagutangariza inkuru y'amahoro. Nuko uri umunyamugisha uhawe n'Imana. Nuko uri umunyembaraga ari isezerano ry'Imana risohotse kuri wowe. Humura, Imana iragukunda kandi igufiteho umugambi. Nubwo wari umaze iminsi urwaye, akira gukira mu izina rya Yesu, kuko Satani aterana n'ingabo ze ngo urware. Ntabwo Imana yabigizemo uruhare, nta nubwo yari yabyemeje. Niyo mpamvu ibyagucaga intege byose, ibyagusubizaga inyuma byose, ibyo biciwe intege, bisubijwe inyuma, birakansorinze, Uwiteka arabihakanye. Ibyo bintu nta gaciro bifite kuko zateranye Uwiteka atabirimo. Si umugambi w'Imana, ahubwo akira umugisha w'Imana. Ndagira ngo nkusabe dufatikanye gusenga muri uyu mwanya. Dufatikanye gusenga muri aya masaha. Ikibazo urimo urakizi ariko Imana igufitiye ibyiza kurutaho. Ijambo ryarambwiye ngo ahari kurira wararurira ariko ngo bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Impundu ziravuze mu ruhande rwawe kuko ari Imana izikinguye. Ngo kuko yankunze akaramata, ngo nanjye nicyo nzamukiriza, nicyo nzamuhera icyubahiro, kuko yamenye izina ryanjye. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Rero zamura kwizera muri wowe, wikomeza guheranwa n'ibyagucaga intege, ahubwo ibuka ko izo nama z'ibiguca intege Uwiteka ntiyarazirimo, nta n'uruhare yabigizemo, ahubwo umugambi mwiza ukomeye Imana igufiteho none n'ubutabazi bwihuse. Oh haleluya. Zamura kwizera dusenga Imana. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Twemeye guca bugufi ngo utwezeho imigayo yose uko watubonye. Twaraguhakanye kubw'intege nke, ariko tugarutse imbere zawe kubw'isezerano ryo kurindwa nawe ndetse no gukomezwa nawe. Turakwizeye Papa, turakwiringiye. Ni ukuri ko utubabariye kandi ukaba uduhaye meseji ivuga ko inama zateranye z'ibibi, izi byaducogozaga n'ibyasubizaga inyuma, utaruzi urimo. Twongeye gukomera kubera urukundo n'umugambi mwiza dufiteho Mana. Icyubahiro ni icyawe. Haleluya. Kuko we kandi ugakiranuka iminsi yose. Amen, amen. Akira umugisha w'Imana weho wari urwaye, akira gukira. Akira imbaraga z'Imana weho wari unaniwe, akira kugubwa neza nayo. Akira impinduka z'ubuzima wowe wari uri mu ishavu, akira ubwishyu bw'inzu weho wari wabubuze.
akira uburyo bwo kugenda wowe wari wamaze kuba imbohe y'aho wari uri. Tambuka winjire mu mugambi no mu masezerano meza Imana igufiteho. Ndagukunda cyane aho waba uri hose, uko umeze kose. Imana iguha umugisha kubwo kwakira isengesho ry'umugoroba. Imana nyirankwaya iduhana umugisha. Murakoze. Amen. Shalom shalom.